Mwiriwe neza abakunzi bacu, twagarutse muri ya session yacu tukunda kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, hamwe tuganira kuri entertainment, kuri philosophy, kuri politike. Twagarutse rero, mbere ya byose rero tubanje kwifuriza amahoro y'Imana, twizeye ko umeze neza mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Turabashuje cyane, twizere ko ufite impumeko nziza, umeze neza, muri gukora bikagenda. Rero nkuko bisanzwe tugarutse muri ya session yacu, hamwe dufata topic tukabaganiriza. Topic rero y'uyu munsi nta yindi, tugiye kubabwira ibintu umuntu akwiye guhagarika cyangwa se kwirinda mu gihe uwo bakundanaga yagize gute, yamwanze, cyangwa se wakunze umuntu akakwanga. Ahangaha aka kantu abantu benshi urasanga gakunda kubatsinda. Mu by'ukuri iyo wakunze umuntu, umukobwa cyangwa umuhungu, uba wamugiriye amarangamutima, wabitekerejeho ugasanga ni wa wundi w'inzozi zawe. Kuba rero wari wamutekerejeho ugasanga ari wa wundi w'inzozi zawe, haba mu mico, haba muri physical appearance, ibyo birakwatractinga ku buryo bigutwara ukumva nyine amarangamutima yawe arazamutse, cyangwa se wa musemburo wa dopamine urazamutse. Uko rero umutekerezaho ukazamuka, uko umutekerezaho ukazamuka, iyo umusemburo wa dopamine wakubanyemo mwinshi ku muntu runaka, uwo muntu nyine uba wamukunze. Ariko hari igihe bitaguhira ugasanga we ntagukunze. Aha rero tuje kubabwira ibyo ukwiye kwitondera ndetse no guhagarika mu gihe bakwanze. Mu by'ukuri birababaza iyo bakwanze, uruzinga control, ugira mental disorder, ucika intege, yewe na rimwe n'akazi gashobora kukunanira, ugasanga mbese umerewe nabi cyane, urahangayitse, nta kigenda mu by'ukuri. Rero ibintu tugiye kukubwira nibyo uzakoresha, nibyo uzitondera kugira ngo mu by'ukuri bikugendekere neza, kugira ngo bikugendekere neza. Kuko nutabyitondera uzisanga nyine muri danger, usanga uri muri danger, ubuzima bwakubanye ikibazo gikomeye cyane, ku buryo mbese rimwe na rimwe utitonze ushobora no kuremba ukajya kwa muganga. Ikintu cya mbere, umuntu nakwanga mu by'ukuri, nawe uzagerageze kumwikuramo, mbese umukure mu ntekerezo zawe uti nzabigenza gute. Rero uzagerageza gushaka ibintu biguhuza, ushobora kujya muri siporo, ushobora kujya kureba sinema, ushobora gushaka mbese occupation iguhuza, ushobora kujya kureba umupira se. Donc bya bintu biguhuza, wa muntu ntiwongere kumutekerezaho, kuko akenshi na kenshi wa muntu aba yakwimye umwanya mu ntekerezo ze. Nawe gerageza wihingemo nawe kumukura, cyangwa se bya bindi byose wari wariyubatsemo bitewe n'umusemburo wa dopamine wari warazamutse ukamwiyumvamo cyane. Gerageza kumwikuramo ukoresheje ubwo buryo nkubwiye, ni ukujya muri siporo, ni ugushaka mbese ibintu byinshi bitandukanye biguhuza. Ikindi, ugomba kwiyumvisha muri wowe ko atari wowe uhombye, ahubwo ari we. Ako kantu nako kazagufasha. Uzasanga ugomba kwiyumvamo ko donc hari ibyo ahombye, ako nako kazagufasha. Icya kabiri, gerageza ku buryo bitafekita amarangamutima yawe. Usange uharakaye, nta muntu muri kuvugana ngo ngire kumuvugisha, byitondere, cyangwa se byitondere impuhwe zawe uzikomeze, gusabana ubikomeze. Donc irinde ko byagira gute, byahindura amarangamutima ndetse nuko wari usanzwe uteye, cyangwa se uburyo wari uteye mu buryo bwa karemano. Cya gatatu twagiye, tangira utekereze agaciro kawe. Mu by'ukuri niwiyumvisha ko uri umuntu w'agaciro, udahombye, ukavuga ngo uriya ngo namuhomye ngo si ngo nzabona undi, banza wiyumvemo wowe kuri umuntu ufite agaciro. Banza wiyumvemo kuri umuntu ahubwo aguhombye. Wumve ko anytime igihe washaka n'undi
wamubona uri umuntu ufite igikundiro, uri umuntu wakundwa, uri umuntu ufite ibintu byinshi byiza abantu bashingiraho bagukunda, ako kantu nukagira mu by'ukuri kazagira gute, kazagufasha. Gerageza guca connection cyangwa se imigozi iguhuza nawe. Irinde ko wongera kugara kuri we, eida umuhendahenda, eida umubaza utuntu. Byirinde twa tuntu twinshi mwajyaga muhuriramo ku buryo kuko washaka kumutereta, dukureho kugira ngo utongera kugira gute, bitava intandaro yuko yongera kugaruka mu ntekerezo zawe. Ikindi kandi umuntu nakwanga ugomba kumwigiraho cyangwa se kugira ikintu mukuraho, cyo twita experience. Gerageza kumwereka ko yibeshye mu gufata umwanzuro. Aka ni akantu ka gatanu. Uti uzabikora uti? Ahangaha uzagenda ukore, ugaragaze potential zikurimo, ugaragaze ibyo ushoboye. Niba ari akazi ugakore neza, niba ari business uraninga business yawe neza. Donc udevelopinge icyo ushoboye muri wowe, kiboostinge gikomere. Icyo nyuma nawe hari igihe iyo agenda abona ko uri kugenda usa naho uba developed, nawe biramutacinga bigahita bituma avuga ati se koko buriya muntu buriya ntiwasanga narahombye, ntiwasanga yari umuntu ari kuzambera mwiza. Ako kantu nako gatuma ashobora gutekereza ko yaba yaribeshye. Reka kumva ko byarangiye, reka kumva ko byakurangiriyeho. Ahangaha ukuntu uzabigenza, uzakomeza bya bikorwa bishobora kugushimisha, eida no gutembera, eida no kwifotoza ugapostinga, eida no gusabana n'inshuti zawe, no gusangira n'inshuti zawe. Donc wikumva ko byakurangiranye, wikumva ko amahirwe yawe kubona umukunzi mwiza wari ukeneye arangiye. Akenshi na kenshi ugomba gutekereza ko ahubwo nubwo ubuzuri, ahubwo hari uwundi mwiza ugiye kuza umuruta. Ako kantu nako kazakubaka. Ikindi ukwiye kugerageza guhindura social status yawe. Social status yawe ni uburyo ugaragara muri society. Improving imibereho yawe, improving uburyo wambara, improving attitude yawe cyangwa se imyitwarire yawe, smile, improving look yawe. Donc gerageza kwiyitaho, improving business yawe. Gerageza gukora cyane kugira ngo uzamuke, society ikubone nk'umuntu wubashywe. Icyo gihe mu by'ukuri uretse no kuba byatuma wa undi wakwanze yaregereta cyangwa se yakumva ko yaguhombye, bizakongera n'amahirwe yo kuba wabona ahubwo uwisumbuye kuri we. Ako kantu sinzi niba mwakumvise. Ako kantu ni ingenzi cyane. Genda wimproving, genda ukore cyane, genda witeho. Ibi bizaguha amahirwe yo kwachivinga more. Akandi kantu k'ingenzi, baho nkaho uwakwanze atariho. Ahangaha ntago ari ukumwifuriza yenda ibibi. Ahangaha bijyanye no kongera morale yawe, bidahundura mood yawe wari urimo. Niba ari umuntu mwana muri societe, wihindura mood wari urimo, komeza mood, ukomeze ube free, umva wirekuye. Ahangaha kuko uwakwanze bayifuza ko wahora mu bwigunge, wowe nujya mu bwigunge bizatuma abona nkaho agutsinze igitego. Ikindi kandi nagerageza kukuvuga agusebya, wowe ba wise nurangiza wishekere ariko buguceceka, nuguceceka. Ahangaha udahangana nawe, ahubwo udahangana nawe, ahubwo wowe ujye usabana nk'ibisanzwe. Ahangaha ni igihe wakwanze mubana muri society imwe. Ikindi gerageza kumwereka ko udakeneye attention ye, wikenera attention ye, wikenera
kumva ko wifuza ko yakubona neza. Oya, be free. Wikenera attention henda se kugira ngo akubone neza. Hari ukuntu wowe ushobora kubona umeze neza ahubwo ugashaka ngo umwereke ko umeze neza, aida ni achievement wagezeho. Oya, ivyo byirinde byo kuvuga ngo umwereke ko hari achievement wagezeho. Wikenera attention ye, aka nako kazagufasha. Twagiye akandi kantu rero k'ingenzi tugiye kubabwira, k'ingenzi rwose ukwiye gufata, ugafate mbese nk'iki, nkaho ari ibuye ry'agaciro. Ntuzemere ko umuntu wakwanze yongera kukugarukira mu buzima. Ntuzamuha amahirwe yo kugira ngo agire gute yongere agaruke, kuko akenshi na kenshi usanga iyo agarutse ashobora kugaruka aida kubera ko wari uri down ukaba wagiye up, cyangwa se hari promotion cyangwa se hari life improvement wagize. Wa muntu rero kwanze mu bihe bibi, ni gute wewe wakwemera ko mu gihe wagize mu bihe byiza gukunda? Umuntu gukunda neza ni umuntu gukunda no mu bibi, no muri situation imbi. Rero mu gihe ashatse kugaruka kubera kabona ko hari ibyiza wageze kuri icyo bita hit, cyangwa se umeze neza, ntuzamwemerere. Uwo muntu n'ubundi ntago bari mwiza kuri wowe. Rero bakunzi bacu, izi ngizi byari ibintu ukwiye kwitondera mu gihe bakwanze. Niba hari icyo utekereza kindi wagishyira muri comment. Ikindi kandi turagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo indi session ntizagushike. Kandi niba hari ikiganiro wifuza ko twazagukorera kindi, nacyo wacyandika muri comment, noneho tukazagikora next time. Ciao ciao, ni Adidus Rwanda wari uri kuguha kino kiganiro.